ni imibare ya boss ntesha umutwe nayo guteranya umunsi wose. Nabi Karame va nge heze neza ariko imari yakwisha biri kuncanga ariko ntago ari cyane ndagerageza. Biragenda nta kibazo. ahuze cyane se ngo tutaganiraho gatoya Ese boss kuzi nakoze imibare yawe koko urabona nayikora ryayo kandi twe tukeneye no kurangura nabimaje guhamagara kugira ngo batuzanire ibyo turagura. akazi ibyo gukora akazi neza nibyo ariko nanjye ukambonera umwanya sari ikibazo n'ubundi ibyo gukora ari ibyanjye tazanyirukana wasanze nishimye barebe abandi ngo naguhombeje. ntabwo nakwirukana sinakwirukana gute kandi ari njyewe nzi ko ari njyewe wabigizemo uruhare kandi ntabwo twanahomba ariko birashoboka tuba tugomba nubwo tutahomba ariko wumvishe ngo naguhombeje byaba ari ikibazo kandi n'umugore wawe rega ndamwubaha ntabwo yabyumva neza. oya humura rwose ariko kuki ukunda kuba ufite ibintu by'ubusoni n'ubwoba wowe ase boss uko turi muri boutique naho mukuntu nkora mu butike saa uhinjiye nk'abantu ntabakiriya bahari ntabwo yari byiza. oya nta kibazo ahubwo wowe ukamubwira urabona madamu wanjye nta kintu kibwira maze uvuga kubyara rwose ndahagabyara suriya ndakubwira ntabyo narenze nimba atabyara cyangwa abyara. dore umukobwa mwiza rwose oya boss ndakubaha nka boss wanjye ibindi bashaka kuzana ntoya n'akazi nakemera nkagasezerana nkagusigira akazi kawe ariko oya ariko bibaye bibaye na ngombwa reka ntarwaye unyita na boss wowe ushatse wayunyita rega ndakubaha buri umuntu uguha amafaranga akaba aguhemba ukaba ukishyura geto ukishyura ibyo kurya ubishatse rwose urabona madamu ntacyo yibwira ariko inkora hatagira abantu binjira basanga umwaro rwose ukabyara n'akana keza rwose nawe ntabwo bishoboka icyanzanye ni akazi. ego unabishatse n'uwo mushahara twanawongeza kandi cyangwa bakaguha n'ibindi birenze ubwo se ni akahe gaciro naba ninjije nk'umukobwa. wazi kubera cyane amakuru dina nabwo muraboneza amatwara amakuru ganza muraboneza amabusha amakuru se cyane ni meza mwari muje ngo dukore ya mibare twari tuje ngo turebe ya mibare turebe ko business yacu iri kugenda twari tuje kuverifya ngo turebe niba koko ibyo bintu nta kibazo aho bigeze. dina reka vugane n'abantu turaza kongera tuvugane sibyo se nta kibazo nta kibazo byabaye na byiza. Mwiriwe. dina amakuru ni meza. naho n'iduka rya boss imaze gutera imbere turagerageza. ese dina kwa akantu nashaka gase nshaka gake nyine hari akantu nshaka akantu se kameze gake nshaka agashashi nyine hari ukuntu ngiye kwigenga nyine bivuze agashashi urabona ibinyoni urabizi ibinyoni nyine agashashi nyine duheruka mu kwezi gushize tuzana ibicuruzwa kandi koko bya bicuruzwa ziko kandi twe twazanye n'imodoka zingaya zari imodoka mu Rwanda rero zari imodoka 10 noneho amafaranga twakoresheje yari miliyoni 2,200,000 ariko yuko kiri rwose doza yacu ubona bipfira bo nange ndamaze mbireba aho ejo bundi ndabona ariko buragenda gake nkibaza ahantu bipfira ibyo byose tukaba ahantu bipfira ganza turebere umuntu uza kuri bije twakoze turebe ukuntu biri aha byapfiriye tugendeye kuri bije y'ibyo twatumije nasanze hari ibicuruzwa bamwe abaguzi bagiye banena bavuga ngo bimaze gusazira mu iduka kubera urugendo runini byamaze mu nzira bimwe bigenda byangirika bigatuma bityo abaguzi abakiriya bacu bagenda nese saga shashunyatsi kakari kagira amavuta kanyerera kakari nyine ushobora kuriramo bombo nyine karyoha ariko yewe ako bangamo imipira se
nakwakaga kandi twe tubavangamo akarere naho bazana ako ngako kandi ufiteho ndebera dosinga ukuntu kipamba do ako so ntabwo nasi kamwe bari babangamo urabona nyine iyo umugore n'umugabo bari kuntu nyine bahuye nyine hari agashashe bakoresha so ntabwo uzi kurira ngo umva njye nukaza kunesha umutwe wansabye agashashi babanga mu mupira dore ngaho ikindi umbazanye nese kabanga mu mupira aka twakabangaga mu karere ego man noneho ugashyiraho ibudodo kandi kamwe kari kagafunitse ukuntu nyine mu gikarito nyine gafunitse umugore n'umugabo nyine bahuye nyine hari agashashe bakoresha so ntabwo uzi kurira ngo umva njye nukaza kunesha umutwe twakira mu dodo dusibange n'ukorera komenti bisi unyatse ishashi bwa mbere ndiguhaye unyatse icyo babanga mu mupira ndakiguhaye ni ka kandi nyine nsohokera ubundi amafaranga yawe ntabwo yaraye kunyisha ubu ancike ko ku mukobwa ncike umuki umukobwa yagiye kuncika tuvuye mu iduka dutesha umutwe uraho kanyarwa ndakomera cyane nari yingeze hano bahageze nawe ndaje hari uburyo se ko mbona utarwenya ukagenza bitera ashaka kwinyensebura mu karere kageraga ngo mama kakingiriza hariya nka dutatu dukingirizo nka dutatu uvuze ijambo navuze ngashaka umukobwa yakanyimye ngaho murake umunsi nagize inyati zawe wa mbere ngo reba muri shashi uwa kabiri ngo bamara ko babangamo umupira uwa gatatu ngo sibyo nyiherwa bunyarwa nigire mu rugo cyo kwikiranira n'umuvandimwe yawe kiravuga ngo njya kwikiranira n'umuvandimwe yimbeho iyi mbe imeze nabi cyane rero ukuntu umuntu aba agiye gufata nko kutemera ukuntu iyo ari igihe umuntu aba agiye kwisamurira ahubwo kandi twigendere ntabwo nari nzi ko usanzwe ugira amashinga ariko nk'ayo bagiriye bwangu ko ngiye kugenda ntabwo tugira tumugira ntabwo ibyo bintu tubigira ubwo se iduka rya bosi ryaburamo agakingirizo urakomeje se ntabyo tugira noneho niba ibyo bidahari ntabwo buri kintu nkoranga utwara iki se iduka ni iryawe njyewe mfite amafaranga yanjye ngomba kwishyura kureba jya muri ntabwo njye naje hano cyo gukina hano ntayo dukeneye ariko genda reka ibyo bintu bisa mu iduka rya bosi rwose ntabyo ducuruza ko tugomba guhindura ibicuruzwa byiza ushobora kuba byagera bakabifata mu buryo haraza kumva mu iduka ryawe kumva nanjye aho kugira amafaranga hari umusako reka mu minsi igire ubireba reba ikiri kuba reba neza urebe uriya niba yanditse aho twagishyize hanyuma gusura neza kugira ngo bitaza kuzaguteza reka mbwira ubwo bunyobwa cyangwa se ni ibiki birimo kumuri gusa kugira ngo byageze ubundi ahantu bambwire umukiriya ni umwami ibyo usanzwe ariko ni umwami nibyo mbaza murashaka iki yewe umuvandimwe cyangwa kugira ngo twikiranure njyewe nyine nari mu rugo uko mbiwawe bose nje gufata akanuza agashashi ariko arambwiye ngo ntabwo ahari nanjye ndi gushaka ishashi yanyatse ishashi muhe ishashi anyaka ko babangamo umupira ndakora njyewe amafaranga nayitwaje kugira ngo bambe buriya bunyagwa cyangwa kwinyetse burara umuvandimwe cyangwa kwikirana nawe niba mubikingi twakubwiye ko ntabihari rero nibibura nta buri kintu warahanga njyewe mfite amafaranga yanjye sibyo nta buri kintu warahanga kunesha tega amatwi mutega amatwi niba ibyo muri mushaka tutabifite ntabwo bivuze ngo mujye gutongana aha ngaha mutu niba se kuki utabirangura wabuze amafaranga yo kubirangura ntiyafite abuze ngo aha ngaha ntabwo nta soni